mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize ni Murat yari arimo abwira mama Lucas ko Jinta atandukanye n'uwo batekerezaga. Ese aho yaje kubyumva nangwa ntabyo yigeze yumva? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri bo. Mama Lucas mu burakari bwinshi ahera akabwira ni Murat akamubwira ati kuva ryari warangambaniye, kuva ryari usigaye uri inshuti na Jinta? Ni Murat ahera akabwira mama Lucas akamubwira ati mukecuru ndagukunda pe, wanandwaniriye ishyaka, wambaye hafi, wampaye ibyo undi wese atigeze ampereza, wambereye umubyeyi, wanyifurije ibyiza, yewe wanifuje ko nkubera umukazana, ariko ntibyigeze bikunda. Ungana mama umbyara, urenze no kuba rwose uri inshuti yanjye, urenze no kuba uri mabukwe, uri nka mama wanjye. Ariko muri iyi minsi maze hari ikintu nize. Nize ko nta cyiza cyo guhemuka, nta mahoro y'umunyabyaha, nta n'amahoro y'umuntu uhemuka. Jinta yanyeretse ko ikosa ridakosorwa irinde. Yanyeretse ko kugira nabi bititurwa ibindi. Munyarwanda aravuze ngo gira so yiturwa indi. Ariko uwo mugani bamwe muri twe tuwumva nabi. Ntabwo burya iyo umuntu aguhemukiye nawe umuhemukira. Iyo mugiye muri uwo mujyo wo guhangana, umwe avuga ngo reka mwishyure, n'undi akavuga ati nanjye reka mwishyure, buriya nta revenge n'iyi n'imwe nziza ibaho nko kugirira neza umwanzi wawe nangwa se umuntu waguhemukiye. Mu gihe gito maze ndi kumwe nangwa se Jinta ndi iruhande, yatumye niga ibintu byinshi, yarampinduye, yatumye niga gusenga. Nari mfite ikintu cyasaga naho cyamboshye umutima, ariko mu mutima wanjye urera. Uyu munsi niyo napfa ntekereza ko ijoro naritaha. Byose nakoraga nirebagaho ubwanjye njyenyine, narabibonye ko nikundaga. Yewe narabibonye ko nakoze uko nshoboye ngo nigwizeho ibyiza gusa. Ariko uzi ikintu namaze kubona, nta muntu ujya urwanira umugisha utari uwe ngo bikunde. Uko warwana kose, uko wawuhiga kose, ikitari icyawe aba atari icyawe. Rero reka mbikubwire n'imbere y'umukazana wawe, nibyo twakoze byinshi. Twagerageje kumukuriramo inda, Jinta ngerekana nabikubwira. Buriya Ivy ntiyakabaye ariho. Twagerageje kumwambura ubuzima, ariko Imana ntiyigeze ibyemera, yaramurinze. Mama Lucas atari kurahinda, ugira umunwa nk'ubwo nk'ibyo ubizanye ute, nk'ibyo ubivuze ute?
ni muri atatu. Okay, ndabona nyine wowe utarashaka kurekura ubugome bwawe, komeza nyine ubugumane. Gusa Jinta, njye n'uyu munsi ndacyagusaba imbabazi. Ntabwo ari wa munsi wonyine gusa nagusabye imbabazi imbere y'umugabo wawe na muramukazi wawe, kandi ibintu byose nakubwiye nari nkomeje. Ndatobwo aho ubera agashwi wabona n'ibyinda byose warabivuze. Ni muri atatu nagombaga kubivuga. Ntabwo mfite umwanya wo gukomeza gusenya urugo rw'abandi. Ese Mukecuru, ubona ko uyu munsi nkomeje kuvuga ko inda ntwite ari iya Dorcas? Wenda reka mbyizere, wenda akanabyemera akanatandukana n'umugore we, ejo n'ejo bundi akazamenya ko namubeshye. Ese urumva umuhungu wawe yambabarira? Ntago njyewe nshaka ibintu bitanyuze mu mucyo. Papa w'umwana arahari, umusore wanteye inda arahari, arabyemera, arankunda. Uretse kwikunda kwanjye no kumva ko nshaka Lucas, nakabaye kano kanya ndi kumwe n'umugabo wanjye tubana nk'umugore n'umugabo. Rero ukuri kose narakuvuze mama, iyi mikino yose nayivuyemo. Jinta ati wikigora rwose, byose yarabitubwiye, yanatubwiye n'impamvu n'icyo yashakaga, kandi twaranamubabariye. Ahubwo wowe ntago witeguye kurekura urwango ufite muri wowe, nabura ngo tubane mu mahoro. Mama Lucas umujinya uramwica, ahera akabwira Nimrat, akamubwira ngo uzicuza. Urambabaje, reba igihe cyose n'imyaka yose tumaze turimo tugerageza. Nimrat atari ko twaragerageje biranga, ntacyo tutakoze. Rero igihe cyose twagerageje bikanga, we have to give up. Ese ubu urabona wahangana na Jinta? Reba inshuro zose twagiye kumurogesha, reba inshuro zose twagiye mu bapfumu, yaratunaniye. None n'ubu uracyashaka guhangana nawe? Ese ubona wamushobora? Uyu mugore aratinyitse, uyu mugore ariho uburinzi, uyu mugore atandukanye n'uko umutekereza. Njye nagize amahirwe yo kuba ndi iruhande rwe, namumenyeho byinshi utazi. Niba udashaka guhinduka, yewe ntago ndi kumwe nawe. Nibyo nzahora ngushimira ko wambaye hafi. Mukecuru ugenda, umunsi uzumva ukeneye guhinduka, ndetse n'umunsi uzumva ko abana bawe ukwiye kubashyigikira bakabana, ni ukuri Jinta uzasanga yiteguye kukwakira nka nyirabukwe. Ariko bitari ibyo, njyewe Nimrat, kano kanya njye n'umusore wanteye inda turi gupanga ubukwe, ngomba kureka Lucas akiyubakira urugo rwe. Nta n'impamvu yo gukomeza kwirukanka inyuma y'umuyaga, ndiruka inyuma y'ibyansize. Uriya ni umugabo w'umugore, ni papa w'umwana, afite imfura ye Ivy. Nubwo atari we wa mbere, ariko kuri we ni nk'imfura, kuko nta wundi abona. Ahubwo icyo nakubwira ni kimwe, ndagutumiye mu bukwe bwanjye, buri na vuba pe. Njye ngiye gukora ubukwe, ntandukane n'ubugome bwose nakoze, naranihanye, nasabye imbabazi. Mukecuru, sinshaka kongera kwisanga mu mabi. Mama Lucas ahera akagenda ababaye, ariko mbere y'uko agenda areba Jinta akamubwira ati mva rero nkubwire wangirwa mu kazana we, nakwanze nkikubona, nzarinda njya mu nda y'isi nyikwanga. Sinzigera ngukunda, n'ibyo byiza bambwira kuri wowe ntabyo mbona. Wowe uri ikibi, nta cyiza n'iki na kimwe ufite kuri wowe. Ahera akagenda, Jinta asigaraho. Nimrat atangira gusaba imbabazi, ati mbabara kubw'amagambo mabi bakubwiye. Jinta ati ibingibi njye ntabwo bijya bimfataho. Nyine niba ari uwo kurimbuka azarimbuka. Turabizi ko hari abantu babaho kuri iyi si barinda bapfa bafite urwango. Niba atari umwana w'ubugingo, njye ntacyo mfite nakora.
simwanga ni mabukwe, niyumva nkunda azaza asanga mutegereje nk'umukazana. Ndamwubaha kuko yambyariye umugabo, ariko igihe cyose atazigera azanga mfate nk'umwana we nangwa nk'umukazana we, nanjye sinzigera njya kumupfukamira. Ikindi nta n'impamvu yo gusaba imbabazi kuko ntago ari amakosa yawe, ahubwo nari nkuzaniye utuntu. Reka nkwihere tuve no muri biriya by'uriya mukecuru, tunabyibagirwe kwanza, tuve aho ngaho. Twigire kuri Priya abari kumwe na Liam. Priya ariko boss, n'ubu njye ntago ndiyumvisha uburyo wanyirukanye mu kazi. Liam ariko se Priya uri umusazi, uragira ngo mpamagare abashinzwe umutekano, mpamagare aba security ba hano muri company abari bo bagusohora? Ikindi ushaka ni iki? Contract yawe nayikwishyuriye, nta mafaranga company ya date kubereyemo. Ikindi uri kumbaza ni iki? Nakwirukanye nukira umukozi wa hano. Priya ariko ati Priya ariko sinzi ikintu ndi kuzira. Liam ndazira ko nakubwiye ko ngukunda. Wanyirukana utanyirukana n'ubundi ndagukunda, kandi nta kizambuza kugukunda. Undi ati wankunda utankunda, njyewe ntago ngukunda. Ese uragira ngo ngukunde ngushimira ko wanyiciye ubukwe, ngukunde ngushimira ko wambujije amahirwe yo kubana n'umukobwa nari narakunze n'umutima wanjye wose? Nkureke iruhande rwanjye se njye nibuka yuko ibintu byose wapanze by'ibinyoma kugira ngo ntandukane na Ivy, ntabizi mbyirengagize bigenze. Uzi ko niyo nkubonye byonyine bituma numva neza umutima wanjye wose uhabye, mba numva ngiye kwiruka. Nukuri pe, mba numva nasaze. Priya, ndaguha umukoro umwe. Niba unkunda, genda ujya imbere ya Ivy, wemere ubugome bwawe n'amafuti yawe yose. Numara kubimwemerera, uzaza usanga ngutegereje. Nzongera nguhereze umwanya muri company ukore, uzongera uba umukozi wa hano. Ivy ati none se Priya ati none se Ivy nimbimubwira nawe uzankunda? Ariko nanone nsabye ikintu gikomeye, ariko n'ubundi ngiye biriya bintu ntabyo nakoze. None se ninjye waje imbere yawe kubikubwira? Yamati n'ubu ngubu uracyahakana se? N'ubu ngubu ntabwo ushaka kwemera amakosa yawe ndetse n'amafuti yawe? Priya ati boss, ntabwo ibintu uri kumbwira ntabwo mbizi, sinzi iyo biva niyo bigana, sinzi naho byerekeza. Ariko njyewe ntabwo najya guhagarara imbere ya Ivy ngo musabe imbabazi. Ibyabaye byarabaye. Okay, noneho reka mbyemere, narabikoze. Narabikoze pe. Ariko byose nabikoze kuko ndagukundaga. Kwanza byose ni n'amakosa yawe. Ubundi gute wagiye gukunda Ivy ndeba? Ninjye wakubaye hafi, ninjye wakumenyeraga buri kimwe, ninjye wamenyaga niba wafashe breakfast mu gitondo, nkamenya niba ranch wariye. Iyo wazaga udafunze karuvati, ninjye wayigufungiraga. Liam, ese ntiwabibonaga? Byose nabikoreshwaga nuko nagukundaga. Urangije urarenga ukunda mubyara wanjye. Ese utekereza ko byose nakoze atari amakosa yawe? Ni wowe wampatirije, ni wowe wansunikiye kubikora.
rero wimfata ngo neza neza ungire ikintu ntazi ukuntu nasobanura. Yamahera akabwira Puriya akavuga ati ntabwo ari uko bakunda. None se byari ngombwa kuvusha n'amaraso? Byari ngombwa kugambirira kwambura umuntu ubuzima? Urwo rukundo ushobora gukunda umuntu rwatuma wumva ko wakambura mugenzi wawe ubuzima? Urwo ni urukundo nangwa ni ibisazi? Ese ubundi ahuri mu buzima ntago abarangi bakwaritsemo? Ubundi wowe ntufite za nyabingi na za dayimoni ziba muri wowe? Ushobora kuba ufite ikintu kigukoreramo. Kuko niyo waba ukunda umuntu ntabwo byagusunikira gukora amakosa nk'ayo ngayo. Urukundo rwa nyarwo nubwo abantu bibeshya ntabwo rwagukoresha ikosa, ahubwo rugukoresha ibyiza. Ese buri bitekereza ko iyo ayivuza kugira cyakabura ubuzima nari kuzakubabarira? Ntabwo nari kuzigera nkubabarira. Ese urabizi ko uriya mukobwa mukunda? Urabizi ko neza neza uriya mukobwa mukunda n'umutima wanjye wose? N'uyu munsi kumwikuramo byananiye? Urabizi ko mara ndwana buri munsi no kugira ngo nabura mbabarira andi mahirwe ariko byanze? Aho ngaho wowe gusa urimo uransakuriza mbwira iby'inkundo zitamesheje agaciro. Ese nabura iyo uza kuba waranyegereye da ukabimbwira ariko ukareka gukora amabara nk'ariya? Puriya ati byose ndabyemera, ariko nk'uko nabikubwiye nabikoreshejwe nuko ngukunda. Numvaga nta kwihanganira kubona undi mukobwa gutwara. Numvaga nta kwihanganira kubona hari undi muntu uri mu maboko yawe, nangwa se uri mu maboko y'undi mukobwa utari njye. Yamate ngaho rero nsohokera hano. Puriya ati simva hano. Yamate turasohoka ku kabi nakeza. Puriya ati nushaka unyice ariko simva hano. Reka twigire kuri Ivy ndetse na Kian. Baba bari kuganira bicaye, Ivy arambitse umusaya we ku bitugu bya Kian, undi nawe bari kumukura mu mutwe ari nakamwitegereza. Mu ijwi rituje ahera akabaza Ivy, kamubwira ati Ivy, ndi hano kugutega amatwi, ndi hano kukumva. Nibiba na ngombwa ndaguha ibitugu byo kuririraho, ariko mbwire ni ibihe bibazo ufite biri kugutera kwiyumva uko uje kwiyumva nonaha? Ese ni ibiki wanyuzemo byaguteye ihungabana rigeze aha? Ivy ati Kian, depression is real. Nukuri depression is real. Mbere najyaga numva bayivuga, ariko uyu munsi nanjye najya namenye ko nyifite. Kwanza nta nubwo mbimenye uyu munsi, narabimenye ko nanjye ndwaye agahinda gakabije. Ushobora kumbona ngenda mu muhanda ndi umukobwa useka, ariko imbere nshira numva mfite isura yishimye, ndamwenyura, umuntu wese akabona nageze iyo njya, umuntu wese akabona ndanezerewe. Ariko ninjye muntu ufite umubabaro ntazi uburyo nshobora kuwuvuga. Ninjye muntu wanyuze mu buribwe n'uyu munsi ntarabasha kwakira. Mpora nibaza icyo naba naracumuye ku Mana, mpora nibaza ikosa naba narakoze rituma mera gutya, rituma nyura mu buribwe nk'ubu.
ese Kiyani wakizera ko umaze gupfusha ubukwe inshuro ebyiri? Ese wakizera ibintu byose bimaze kumbaho? Nanjye ubwanjye sinjya mbyiyumvisha. Rimwe na rimwe hari n'igihe isi nyikaragiraho nkumva neza neza ngiye kwiruka. Ese ubundi ndahera hehe? Ndahera hehe nkubwira ko ibyanjye ari birebire, ntibigira intangiriro, yewe ntibigira n'iherezo. Ibyanjye ni urusobe. Neza neza ibyanjye ni inzitane, bimeze nk'ishyamba ry'inzitane ryuzuye ibitovu n'amahwa, ry'ishyamba rinini rw'imifatangwe, neza neza ishyamba ry'icuraburindi. Meze nk'aho nicaye hagati muri iryo shyamba. Amambere Kiyani, nagize ihirwe mpura n'umusore witwa Ayman. Yari we musore wa mbere mwigiyeho gukunda bya nyabyo kandi byimamo. Twarakundanye. Ku myaka yanjye 19 yansabye kumubera umugore, ariko ansaba ko yafata irembo akanyambika n'impeta tukazabana nyuma y'imyaka 2. Ibyo narabyemeye kuko naramukundaga. Ariko se wakemera ko umunsi wo gusezerana nagiye mu murenge nkamutegereza nkamubura? Nicaye amasaha n'amasaha mutegereje, ndinda ntaha namubonye. Ntabwo nari nzi ngo ndi kuzira iki, sinari nzi n'ikibazo mfitanye nawe. Ariko bwa nyuma na nyuma naje kumenya ko hari umuntu wamubwiye ko mwita inda y'undi musore, yewe njya muca inyuma. Ndarahira imbere y'Imana yo mu ijuru Kiyani, ntabwo ndiyangiza. Nta musore n'uyu n'umwe turaryamana. Icyakora narabitekereje, reka noneho nkubwize ukuri. Nkimara guhura nawe ariko naba nihuse, reka mbanze nkubwire byose. Nyuma y'uko Ayman ansebeje ngasebera mu murenge, narabirwaye pe. Ariko muri uko kubirwara Riyamu yambaye hafi, yamfashije gusohoka muri ubwo buribwe, amfasha gusohoka muri uwo mwijima w'icuraburindi. Byaje kurangira nawe dukundanye, kubera kumba hafi, uhorana nanjye. Nageze aho ndamukunda, gusa nyine nawe nyuma habura igihe gito cyane ngo dukore ubukwe. Riyamu yafashe rutemikirere aragenda, ndamubura neza neza. Nawe ntabwo nari nzi icyo amoye, ntitwari twatonganye, ntitwari twavuganye nabi. Resiti gusa yanyanze kubera amagambo yari yabwiwe. Kiyani, ibyanjye ni birebire pe, simba nshaka no kubivugaho. Ubukwe bwanjye bwagiye bupfa, uburyo nanjye ubwanjye ntazi, ntanatekereza. Buriya twahuye, kwiyakira byarananiye, kandi n'uyu munsi ntabwo ndiyakira. Gusa namaze gufata umwanzuro
twahuye ari ubwa mbere nyweye inzoga. Mu buzima bwanjye sinarinze inzoga ngo ni iki, gusa najyaga numva ko umuntu wese unyweye inzoga zimufasha kwibagirwa uburibwe ari kunyuramo. Ariko Kian urabizi, njyewe iyo nanyweye inzoga ahubwo nibwo nyura mu buribwe, nibwo nibagirwa. Aho kugira ngo nibagirwe, ahubwo ndibuka nkibagirwa uwo ndi we wa nyawe, ahubwo nkarangwa n'agahinda gusa. Tugihura bwa mbere numvaga niyanze, numvaga nakipfira, numvaga ibibi byose bibaho kuri iyi si nabikora. Nakubwiye ngo nigeze gutekereza kuba naryamana n'umuntu. Numvaga ntagishoboye kwihangana, n'ubundi gukomeza kwirinda ndinda ubukobwa bwanjye ntacyo bimariye. Mvuga n'ubundi ntabwo bimbuza kubengwa, kandi n'uyu munsi ndabitekereza. Kian, njyewe ubwanjye Ivy, hari ibintu byinshi namanitse amaboko. Ubu namaze kwiyakira ko ntazigera nshaka mu buzima bwanjye. Yewe nta n'ibyo nshaka, nta n'ibyo nkeneye. Uyu munsi ntabyo nshaka. Kian byose aba ari kubyumva, akareba Ivy akabona afite akababaro ndetse n'agahinda. Atangira kumuhanagura, ari nakamubwira ati Ivy, nta mpamvu yuko wakomeza kumera gutyo, nta n'impamvu yo gukomeza kwiheba. Ibyiza biri imbere, ugomba kurekura ahahise. Ahari uwo Ayman ntabwo yari yarakugenewe. Ahari ntiyari umugisha wawe, kuko iyo aza kuba ari uwawe nta hantu yari kujya. Ikindi n'uwo Liam nawe ashobora kuba atari umugisha wawe. Nta mpamvu yo kwiheba ngo wumve ko byose byakurangiriyeho. Nta mpamvu yo kumva ko utazigera ugira ihirwe ryo kugira urugo. Ivy, uri umukobwa mwiza, uri mwiza imbere n'inyuma. Buri musore wese yakifuza kukugira umugore, buri muntu wese yakifuza kukugira inshuti. Witekereza gutyo, ndakwinginze. N'ibyo bindi utekereza byo kwiyangiza, ntuzigere utinyuka. Kandi ikindi, ndagira ngo unsezeranye ko utazigera wongera kunywa inzoga. Uko byaba biremereye, uko byaba byagushobeye, uko byaba byagucanze kose, igihe cyose uzajya uba ukeneye umuntu uwo kubwira ibyawe, njyewe nzajya mba mpari ku bwawe. Ivy atoya Kian, ntabwo nshaka kuzongera kubabara kubera ko hari umuntu nizeye ariko nkamubura. Sigaye mfite ubwoba bwo kuba nagira umuntu nkunda, sigaye ngira ubwoba bwo kugira umuntu nagira inshuti, kuko ibije byose binsanga iyo maze kubikunda, maze kubyiyumvamo, byose bihera ko bikansiga. Mfite ubwoba bw'uko nawe wazansiga, kandi ni nako ndi kubibona. N'ubundi anytime wansiga. Kian ati Ivy, ndeba mu maso,
ndagusezeranya ngomba kuhaba ku bwawe kandi ndagusezeranya nzakora icyo ari cyo cyose byansaba kugira ngo nkubone wishimye, kugira ngo nkubone unezerewe. Ahubwo nsezeranya ko intambara zose, ibizatwitambika byose, ibizaza biremereye byose, utazigera wiruka ngo nsige. Sezeranya ko byose tuzabinyuranamo. Ayivatikian, urimo uravuga ibiki? None se kugeza n'ubu ntabwo ndi gusobanukirwa. Ni iki uri kunsaba? Kuki uri kumbwira ngo ngusezeranye ko ibintu byose tuzabinyuranamo? Ese wirengagize ko ufite Nikita? None se ibyo byose tuzabinyuranamo gute? Kiana ahera akabwira Ivy, akamubwira ati Ivy, tega amatwi wumve icyo ngiye kukubwira. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Kiana ni icyo agiye gusaba Ivy? Byaba ari ubushuti busanzwe se agira ngo azamube hafi kugeza asohotse mu gahinda gakabije arimo? Nikita yabwiye Kian ko ubukwe bwabo bugomba kuba vuba kandi byihuse, ndetse ubukwe bwabo bushyigikiwe n'imiryango yabo bombi. Ese ubu bukwe buzataha? Priya akomeje kwizirika kuri Liam. Ese iherezo ni irihe? Nimrat amaze guta inzira mbi, yaribohoye ndetse aranabohoka asaba imbabazi. Mama Lucas we yanze kuva ku izima, n'uyu munsi aracyanga Jinta. Ese azaguma uku nguku nangwa nawe azagera ahahinduke? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.